Muraho, wari uzi ko ushobora gukora amafaranga ukoresheje telefone yawe kandi nta gishoro bigusabye? Abantu benshi ntabwo bamenye ko ushobora gukoresha telefone yawe ukabasha kuba wakora amafaranga menshi kandi nta gishoro bigusabye. Muri iyi video naguteguriye application ya mbere ushobora kwifashisha ukaba wakora amafaranga kuri interineti kandi nta gishoro bigusabye. Icyo usabwa no kureba iyi video mpaka irangiye, uraza kumenya uburyo iyi application ikora n'uburyo watangiye kuyikoresha ugakoreraho amafaranga. Iyi application irakora neza mu Rwanda 100% kandi kwishyura ikoresheje MTN Mobile Money cyangwa Airtel Money. Tudatinze rero reka dutangire. Icyo usabwa, urafata telefone yawe ugende muri Play Store usacingemo ijambo Primise. Ukimara gusacingamo ijambo Primise urahita ukanda install iyi application ubashe kuba wayidownloadinga. Iyi application umaze kuyidownloadinga nta kindi kiba gisigaye, uba ugiye gukoraho account hanyuma nawe ugatangira gukoreraho amafaranga ukoresheje iyi application. Nirangira urayifungura ugakanda ahanditse ngo sign up. Iyo ukanze aho hari sign up bahita baguha utuntu twinshi, bahita bavuga ati continue with Google cyangwa continue with email. Iyo ukanze continue with Google baguha urutonde rw'ama email yose ari muri telefone yawe, ugahitamo iyo ushaka ko ikora account. Urategereza gatoya bitewe na connection ufite ugahitamo email ushaka. Ni urugero njye mpise n'iya mbere, hanyuma ugategereza gatoya kugira ngo bibashe gukunda. Ukanda aho I agree and ugaconfirming. Iyo urangije kubyemeza uhitamo ururimi uzajya ukoreshamo, niba ari Icyongereza. Iyo ushatse ushyiramo Ikinyarwanda. Impamvu mubona bibaye umukara ni uko iyi application ifite security ihambaye cyane, kuko amakuru y'ibanga ntago ibasha kuyerekana, niyo mpamvu hari aho biba umukara. Ikindi nababwira cyo iyi application kugira ubashe kuyikoresha ubona amafaranga bisaba ngo location ya telefone yawe ibe ifunguye. Hari buto ya location igomba kuba ifunguye, nkayo ucanira data ugacana iyo location kugira ngo ubashe kubona aho telefone yawe iherereye kugira bamenye amatask baguha. Iyi application rero ukoreraho amafaranga binyuriye mu gusubiza utubazo cyangwa mu cyo bita gukora amatask. Bakubaza utubazo tworoshye ukagenda udusubiza bitewe n'uko ubyumva. Si ngombwa ngo usubize ibisubizo bya nyabyo, usubiza bitewe n'uko ubyumva. Kankuremo iyi account mbere ku bundi buryo ushobora kwiyandikishaho. Iyo ukanze kuri sign up ukanda continue with Google ugahitamo email, bahita baguha utuntu twinshi. Nabwo urategereza ukemera amategeko yabo ukakonfirima, hanyuma ugakomeza mu rurimi rw'Icyongereza. Aho bibaye umukara nabibabwiye ni amakuru y'ibanga. Iyi application ifite umutekano uhambaye, ntabwo ibasha kwemerera ko niba uri kurikodinga, ntabwo ibasha kwemerera ko ibyo uri kurikodinga bijya muri video yari amakuru y'ibanga. Ushyiramo imyaka wavukiyemo, hanyuma nta kindi cyo gisigaye bahita baguha bonus y'amafaranga y'u Rwanda 50 ukayaheraho. Nta kindi rero, bakubaza utubazo tw'ingenzi ugakonfirma profile yawe. Ni ibibazo, ntabwo bisanga usubize igisubizo cya nyacyo, usubiza bitewe n'uko byumva, niba ufite idini, ibintu nk'ibyo. Hanyuma iyo ubirangije bakubwira ngo check back soon, aho niho usanga amatask. None iyo ukanze aho hasi kuri wallet yamukona ko mfiteho amafaranga 50. Amacyo kugira ubikuze ni 4950. Task imwe ibiri hagati y'amafaranga 200 n'ijana bitewe n'uburyo ibiciro byayo biba bihagaze uwo munsi. Cyangwa mubonye ko ushaka kubikuza ukoresheje MTN Mobile Money, aho rero nubwo hatari kugaragara ugiye gushyiramo nomero ya telefone uzajya wakiraho ayo mafaranga yawe. Iyo umaze kubishyiramo urabyemeza, hanyuma ukabona ko mobile number yagiye. Ushobora kubikuza none ukoresheje Coinbase cyangwa account ya Payeer. Muri make nicyo nababwira kuri application ukora amafaranga binyuriye mu gusubiza utubazo. Iyo ushaka gutumira umuntu ukanda hariya ukaba wamusharinga iyi application ku mbuga nkoranyambaga zawe, cyangwa ukayimuha kuri WhatsApp cyangwa ahandi ariho hose.
Iyi application rero wayifashisha ugakora amafaranga kandi nta gishoro bigusabye, ukabikuriza kuri MTN Mobile Money. So ni ibi rero navuga kuri application. Niba ushaka ubundi buryo wakora amafaranga ukoresheje telefone yawe kandi nta gishoro bigusabye, kora subscribe aho hasi, ukande ku nzogera ujye ubasha kubona video zose tuzajya tubasha kukugezaho. Sawa rero, murakoze, mugire ibihe byiza.